biranyuze nuko mubugenda oya ariko ngende oya ryoherwa nta yampaye inka rero uzi ko n'umuntu wamumira oya wese wajya ngo ujye urakaye cyangwa wagombaga gusa nta nzara afite wagira ngo aheruka ko ujya kivuga imbi wanyu mutasimbizi barahi iyo nda yawe ni impinyigwa si impahigwa pe ubwo umuntu yazajya apfa ku isoko yazanye ikiro ukakimungamunga uko ese wanyu muvuka muri bangahe oya tujye tubwizanya ukuri ese wazanye umugore ko nduzi umugore azajya asiga rimwe kabiri arabutse pe umugore azajya ashyira ku isahani ashyira ku isahani asanga arariye arabutse iyo nda yawe ni impinyigwa si impahigwa uzaba ubireba ariko kabishywe utabanye n'umugore wamurira atema rimwe niko atema rimwe rwambiko rw'Imana aha nanjye wasanganye igiparato cyuzuye ndacyagifite naho rimwe kabiri gatatu yababa wi mwongere sara nta nazi no kuvuga nimba ashaka ko bamwongera nawe niko oho umugore wawe kose yambaye Q ya papa narindi ku kazi nagashoje ngiye usubiremo oye ngiye usanga mbose wavugaga yuko ngiye mukijije umusaraba w'ibiryo byawe utagiye kunuka ngo ngirinda ngo ndi ingurube ngo wamarira si yamaza ngo niyo mpamvu nadatunze n'umugore yaguhembe akabisi ukumara guhembura umuntu yubire harari mapfa yishwe n'inzara kuri rwese amadongo inaha hose tukuze bakabere none ngiye mba nagusuye sibyo so twese tuzangiye akazi kamwe urabizi ese sha iyo nda yawe nibyo nari nifite kwanza ese nimba ndi kugukiza umusaraba wawe akira pe kuko ntabwo eko jya utega ngo nguhesha uzi no guteka ntabwo ubyumva ye baba mbega umugabo uri hano wa muntu azamurira mu nzu we ye baba we ubwo uzatunga umugore buriya rero nje reka nkubwire ariko nubone ndi guseka urambabaje nje mufate mvuge ni reka mukize umusaraba wo kurya n'ibiki sibyo urangize umbwira ngo ngira indasha n'amakuru yose nari mfite n'ibiki byose yese ko ngira ibintu n'abantu nyine ugira ibintu n'abantu none se ntiwabereye nyine ariko ntacyo ashaka hari kugira umuntu ugira umuntu urumva none se ubwo umenya aho ndi uyu nguyu ni nyirabukwe wanjye uraho neza yego Jesse baba wewe ubundi mamuzi mubabari oya mubabari ubundi byari mubabarire iyo umuntu agutumye uzi ko utwana gutumye baba wewe nta soni ufite umuntu aragutuma kuva mu gitaro kugeza isaha utari wacu genda bagukubite amasezerano urayazi cyangwa nyine genda bagukubite kuko winyegera nyine nimba sibimwe njya nkubwiye sibimwe njya nkubwiye amasezerano urayazi kandi ntabwo yazi warayasi ndakubaza amasezerano warayasheshe mbimenye hako ubundi bite byawe se kumwongera guma hamwe nese urahungura iki ubundi ndakubaza uri umwana uri umugabo uri igiki ndi umugabo rahira urabizi pe amasezerano urayibuka urayibuka yose sibimwe njya nkubwiye amasezerano urayazi kandi ntabwo yazi warayasi ndakubaza amasezerano warayasheshe mbimenye nibimwe njya nkubwira wayasheshe nande mwagiranye nande ngaho muvugane nyine nyirabukwe wanjye amagambo bagutangiye ubwo utangiye kunyibutsa noneho ngenge ku Rwanda mbivuge byose
bagutume mu gitondo ugenda umunsi wose Sinje none. umunwa wawe ni unyoye ahangaha Sinje none. uje none ahangaha se waje mu gitondo uje none ahangaha Ubwo uza ahantu nagushakiye hose ngagushaka nkakubura unatinda utatinze se barinze kuza kukureba utatinze amasezerano urayibuka warayasheshe cyangwa oya do uzi neza ibyo twavuganye ko namukwemereye nkamukwegurira ariko hari ibyo utari kuzuza nakireye ibyo ari nguhiga ndagushakisha ndakubura umunwa wawe akose mukecuru kuko gakecuru ubusa igihe nahereye urimo urajya garuka bagukubite ndeba biho si wowe utangiye kuvuga ngo none se ko ikintu cy'ikigabo kimera nk'icyana none wari uri mu gihe bagukubite rwose umva mubwire garuka jyawe se urandirira uzajya urira umukobwa hagarara bagukubite hagarara wagira ngo hagarara we gira vuba ndagiye ariko umva twumvikane ndagiye nimba wumva ntabwo cyo mu rushisi urasubiza we rusatse ba jawumva amasezerano warayasheshe urayibuka se jawumva yose ku murongo gutya wagombaga ameze atya kubara ko baba we ngaho wagombaga kuyasesana n'uwo mwayagiranye mu gihe uzi kutayasheshe rero ahubwo urimo uragenda uyakandagira uyasurira uyanera ubu ndahaniye ko reka nkubwire umwanya mfite iki ni ikimenyetso cya leta yuko se ibyo nshaka kujyamo njye nkorera leta aratenye mfite kashe ndagiye hari ibyo nshaka kujyamo wihute ujyane ibyo bagutumye uranyumva neza hanyuma ubuzima burakomeza umva n'ubundi ni uwawe ariko gabanya amagambo kuko mufite umunwa muremure nukuri sawa ni kuri atwika kato mu rugo rumva kurara mugira ganya mujombo no ni kuri ya no eba ari ibintu nagira ngo oya nagira ngo ngweheke nyine uko mwabikora gase ngize ngo wanjakaga nayo ngo nkwereke oya bibore buriya turi inshuti magara n'ibintu bya karate twanabireka kubera ko uriya mukecuru arwaye ibintu by'imbasa n'ibintu byo kuribwa amabuno urumva uyateye umugeri nka kuriya bihita bigabanuka ni ngero urugendo umwigisha uriya ni nyoko bukwe wanjye ubwo rero reka ngende yanze kubishyira kuri rubanda nako ku karubanda arambwira ati ngo utume nyine kubera ko ndi soko ndi nuze ndi umukwe we ubwo nari nsize inkweto ariko ibintu by'umukobwa ntacyo mbwiyeho iby'umukobwa nyine nayo ngiye kubikubwira mbona hajya ni mabukwe ni nyoko bukwe ni mabukwe wanjye ni nyoko bukwe wanjye wa mukobwa twigiraga suwani nyine yatangiye ari mabuja kubera ukuntu ngenda nkira none hahita kuba wa mukobwa ubwo rero nayo ngiye kubwira kwa cya kibazo cy'umugore wanjye twungutse mugumana umugore wawe nongeye gukubitwa izindi uri kumvira umugore wawe oya niba gucyamura se hari ikibazo gacyamura ni nanyo noneho ngo werekeze se ntumberekeze mbibonye ko utera umwaka tuzongere duhure ngaho ugiye turasubira akanya kazaza cyangwa se ngutegurire iki se yenda yawe ko nabonye ari impenyu abagesera mutera umwaka narabikubwiye so ukuntu ese baba yoze mu maso wisize koga amaso yampaye nka kwemereka ngaho bayi Teregurida mwiza njye nahise nagukunda impamvu se wankunze se kuba wankunze byonyine aba nemeye kuba nkugejeje mu gipangu iwanjye ariko uba n'ahantu heza nawe uba bigaragara nawe uba ubyirebera ko ibyo mba nkubwira ari iby'ukuri ahubwo se ibi bintu byose ni ibyawe ni ibyanjye nawe kuko nabikuzanyemo nta wundi ari njye nawe tugomba kubikora ibyanjye nawe wawe ndabyishimiye ndagukunda cyane byandenze nagukunze ku buryo utabyumva kubyishimira ni byiza nanjye kubera ko nabyishimiye nkagukura mu bandi bakobwa bose igihumbi bose barora nta kibazo none se kubyumva nubwo nabyumva kandi umutima wenda wanjye ukaba utera cyane
kugira ngo usubire mu gitereko wabasha kunkora hasi ugasubira mu gitereko cyane wankora. urifuza se ko mukora hehe? Ntabwo nta kintu ariko nawe niyo mpamvu nzakwega inyuma n'impamvu ariko nawe uzi ukuntu uba wanejeje nawe ni waba wanejeje cyane. Icyo kintu cyo kugukunda cyane kuba rero nagukunze nawe ukaba unkunze tukaba tugiye kubyerekana ababyeyi n'abaturage bose ni byiza. Kwa kundi nari nakubwiye ngo twabishyira mu kabanga kacu ko twenyine ntabwo ari byiza kuko bitugaragara ko wavuye mu rungabangabo rw'abakobwa nkava mu rungabangabo rw'abasore nkaba tukabereka ko nakubereye umugabo wambereye umugore. Ubwo turaba twashyizeho umukate wo kutazongera kuba bakurambagiza. Wabonye uwawe nawe nabonye uwanjye. rwose urakoze nanjye ndagukunda cyane cyane ariko byanyuze umutima wanjye nagukunze ku rwego utabyumva. Rero kubera ko wankunze cyane sibyo kandi urabona hano hanze ahangaha abakobwa benshi turagendana cyane kandi nawe ugendana n'abasore cyane kandi muri abo ngabo ugenda ashaka ko havamo umwe njye na personel ukaba umwihariko wanjye. Ntugire ikibazo nta wundi mfite usibye wowe. Guhera none ndi uwawe rwose ku buryo twabibwirana buri uwo ari we wese ko ari uwanjye. Nta kibazo uwo wabibwira wese nta kibazo. Mbega ndagukunda cyane. Ubu unkuye mu bandi basore bose igihumbi ngukuye mu bandi bakobwa bose igihumbi bose barora ubu baye wanjye rwose. Ubu ntacyabyitanze. None se ubu ngubu kuruzi byakanga byakaboneka ndi umusaza. Umusaza se ibyo by'ubusaza ni ibiki? Ibyo by'ubusaza nta kibazo kibirimo. Nta kibazo? Nta kibazo rwose. Uremewe uranyikunde nta kibazo rwose? Nagukunze wivuga ngo nakwikundiye namaze kugukunda. Ubu igisigaye ni ukubibwira ababyeyi cyangwa se turabikora personnel ku giti cyacu se? Uburyo bwose ubyifuzamo ndabyemera. Si uburyo bwose mbyifuzamo kuko buri icyo ari cyo cyose turabijyaho inama nk'abajya b'imbuto. Okay. Reka tubikore mu ibanga ryacu. Tubikore mu ibanga ryacu? Yababa we baduseka icyiza ahubwo dore twakabikoze byiza kuko turashimanye njye nawe. Mu gihe dushimanye njye nawe tugomba kubigaragariza n'abandi bose kuko unkuye mu bandi basore bose babona ngukuye mu bandi bakobwa bose babona kuko tugiye muri ka kabanga kanjye nawe ni hahandi utazaba wabwira abandi ko wavuye mu basore mu nkumi naye navuye mu basore nabaye umugabo. Ariko nawe ibyo bireke twazababwira nyuma. Urabyiyemeje koko? Ntacyo bitwaye byemeye. Ngahegera hino nimba wabyiyemeje nanjye se none se gusa nubona ko turi hanze kujya mu nzu se ni iki ariko nawe ndetse njye nawe wajye ko jya umbabarira jya wumva hano uyu munsi ejo wenda bamaze no kwitegura nawe witeguye dore wari uri kubyanga. Reka ejo tuzabikora. Reka buriya impamvu uhita ubona uwo ushaka santima zikaza ari nyinshi cyane niyo mpamvu ngomba kukubwira buri icyo ari cyo cyose nanjye ukanyumva nk'uko tutarushya. Ndabyumva ndakumva ariko ndabona ejo aribwo byaba byiza sibyo? Oya mbabarira nkandira hano byibuza unyumvire none se ubu ngubu ntabwo bumva ugakorana hano wumve ko ntashyushye cyane. Yebaba manu ntabwo ubyumva? Wabyumva? Ndabyumva ariko se nonaha oyana reka manze njye mu rugo manze ngira utuntu nzanayo. Urabona dore naje gutya wenda naza nk'ejo. None se wagize tukabanza tukagira ukasubirayo nyine tumaze tukagira nyine none se uri umwana ra?
nyine ndabyumva ntago ndi umwana ndabyumva ku buryo umuntu ibyo akubwira uhita ubimajemamo sawa ntacyo ariko turi bujye mu nzu ndishimye izi ni zo nzozi zanjye ariko nzamugope ko yaba ameze kose bose abakuru ni beza se bose ni sawa amahoro ese ko numva noneho umunsi ufite ibyishimo byageze bite ibyishimo mfite ni ukubera ko nari ninjiye hano mu nzu mbasha kukubona ko uje mpita nza kuvuga ati bose ndamubonye mpita numva ibintu byose wabitunganije yo santere bye ni santere bye byose nabitunganyije ndagukeka amababa akada uranyeka amababa ku giki se se ko mbona ufite ibyishimo honese ko byishimo mfite nyine kubera ko namaze gutunganya gahunda zose ko nanjye wahishije byose nta kintu kitari cyane kose nta kintu nakoze muri saro hose natunganyije nta kibazo nta kibazo ntacyo bose ni impamvu yamumvire ibyo byishimo ko ntabyo waheruka ibyishimo niyo mpamvu nyine sawa nta kibazo nabikoze neza nta kibazo kanicire mu gikaro oya naribi rwose nanjye reka mbigerageze nta kibazo nta kibazo none se narisenza ndi gushaka kujya ku kazi kubera ko bari kumpamagara ku minota mbashije kuba wajya mu rugo twasubira nta kibazo ariko shiri nawe wanditse nk'abantu nduhuka ntacyo ujya mu kazi uransanga oya kuruhuka si cyo kibazo gusinzira oya gusinzira si cyo kibazo ndi kukubwira nyine iminota bampaye kuba ntemerewe kuba najya nakwicara kandi sinagusiga hano uri wenyine nyine genda mu kazi ndaba ndyamye nta wowe yambabarira nshuti yanjye ibyo umwimbabarira ya minota bampaye ntabwo ubireba se ari nkawe ntabwo ubireba iyo ndi kubara kuri ya masaha ubwo uragira ngo bigende gutumbabarire n'ejo wagaruka cyangwa se no mu kanya ukagaruka cyangwa se tugakomeza hari icyo nagwishe sinakutamagije mu nzu wanyu urajya umbabarira igihe tujye tubwizanya ukuri kuko nta kintu naguhishe ese kuri kumbwira none se nakubwira nabi ya minota barimo bama urabona ibiri bishoboka se je ntabwo nabyemera kose mbabarira se nkungu ugize gucyo ukabona bari kumpamagara kandi ubwo twakongera gukundana gute sigane kandi byo mubwiye itari mu byumva ntabwo ubibona ari nkawe se ari nkawe wabikukura wabigira ntacyo naguhishe nta kintu nigeze ngo gira simba gira vuba ubwo tuzasubira nta kibazo ntukamwe ngo kumva nese singukunda ntabwo ubizi neza aricyo mba nagushise ngo komeza gira ariko nta kibazo nazagaruka nyine wowe ikibazo ni iki ko tuba twemeranyijwe wowe komeza ntacyo tuzaburana turi kumwe ntacyo sawa bye gaho bye gira vuba ahubwo simba nanjye reka nigire ku kazi da hakiri kare amahoro amahoro y'Imana bane nama ariko uyu munsi wishimisha oya nereka nisi se ko numva urugi meze bite surugi ukinguye niki nuyagara ni ikiri urukingo